kumenya umuntu ndereje umwana icare hano kuri kano gatebe umbwire ikibazo cy'umwana we humura kose mwana humura ninde wakubabaje papa ndabona ndi guhongora ubuvuga oya wirakara nese uri kurakara utambwiye n'ikibazo ukuntu kimeze ko ndi nyoko ko ntari mu kaso ni ikihe kibazo ufite mwana mbwira icyo nagukoreye papa ihangane nyine mbese niba ari n'umuntu wakubabaje njyewe umbwise kuri mwana ntabwo nakosha kuko nawe kubyaha mwese waba wabyariye mwana mama ntabwo nari tukubanyusha wigize ukuri tuza umbwire ikibazo ufite kuko njyewe ndi nyoko ntabwo nakosha sibyo wikomeza uretse mwana muko umeze ute umeze ute amakuru wikomeza kugira ati humura turi kumwe humura wabaye iki nyine mbwira ikibazo uko kimeze gusa kugira ngo nanjye ndere mwana wa nuko kumbwira isoni se giki kandi oya wituka mu maso mbwira isoni giki nyine mbwira njyewe numva ikibazo ufite kandi nzi kuko rwose ikibazo cyawe kigomba gukemura byapfuye ihangane urumva ntabwo ari ukuroga sinigeze nkwigisha kuroga byagenze gute nishoro wawe kubabaje se mwana wanjye rero gira gutuza mubwire urukundo rugabanya kure umeze neza mwana rero hasi kugira hejuru ndabona umeze neza fresh none se uravaho ukajya hese none se nta kuntu wama n'akanimero kawe ok njye nitwa Fred nanjye nuri hano hepfo gakeya ahubwo se wiha akazi Mbabazi ufite akazina keza yego ufite akazina keza umeze neza izina ryawe mbese ni ryiza nk'uko nawe ubizi seri niba yapanze ntabwo ari we wenyine mu bahungu niba wamubwije ukuri ko nama nakugirire nka nyoko ntabwo ari we wenyine wavutse mu bahungu barahari uzabona n'undi niba ahangaye we akaguhakanira akakubwira kuko n'ubwo bukwe bwaba bupfuye hari igihe wari kuzakoresha ubukwe warabeshye biri ku kinyoma n'ubundi akakwanga n'ubwo bukwe warabukoresheje ibyo rero bikubabaza ahubwo uzibonera undi mwana mwiza w'umusore aguteteshe uzumva ikibazo uko kimeze sibyo oya bizashoboka humura mwana we wihungabana ntabwo arakwandagaza kuko ntabwo mbere nturi gusobanurira nakubwiye ukuri kuko ibyo byabaye uri kuvuka kandi ndumva neza kuko atari weho wenyine byabayeho hari n'abandi benshi usanga kwa muganga rwose ikibazo nk'icyo gihari ihangane uzibonera undi musore ugukunda uriya ntabwo yagukundaga uriya rwose yagushushanyaga uko izina ryawe ari ryiza nawe ni kuri mwiza kuva hasi kugera hejuru nese wampa akanimero kawe wakamba nkajya nkuvugisha niba nambogamiza mbwira nabi yes urukundo ntirwihishira urukundo ntirugira ishari urukundo ntirwirarira uriya yari umwibatizi uwawe warateganyije rwose pe komeza usenge kandi ugire no kwikomeza uzabona uwawe ni ukuri bizashoboka byihanganire mwana we urakoze kubungira inama ugomba kuba njyamyeho njyama uruhu rwonko kandi ibyo bintu nibyo nanjye reka mbe ndakura mwana we mbe ndakura rwose ndebe yuko ejo ku cyumweru nazajya gusenga umuntu mbabarije umwana cyiza cyane ngo noneho komeza nabibi naza kuguhamagara tuganire byimbitse tumenyane bihagije hari ikibazo okay thank you
ruba rumeze kameze neza ntabwo byongera bameze nabi cyane nzumva ngo umuntu kimeze nabi urarwaye wowe na mama mwangiye ya nama none se iriya nama yari mbi kuri ahise nyangwa umva birakomera cyane ndaramwinginga aho reka njye mbibwire uramureka agende mu bundi muntu hari igihe umuntu aza atari uwawe ako nyine nyuma hakaza uwawe gusa cyakora cyo nari naramwizeye pe nyine kwizera umuntu bibaho na nyuma izuba ko mbona ribuze nabi ry'ibinyabiziga wagira nkahamagara uriya mukobwa ejo bundi twahuye mbe ko yitwa Ndera Mbabazi se akanimero ke karacamora kanze numve kugacamo muhamagare aza nansura ko nanamumenya byimbitse nabonye ari umukobwa mwiza banze iciye mushaka akagutungura nyine ako nyine mureka agende irazaza abandi sinzi rwose ko bakaza kubera iki se batazi uriya abahungu bose numvise bose bameze kimwe muri none se uriya we yaje ubizi ko azaza reka nimba hazaza urundi muntu duhuje pe nyine ntawe utakaza icyizere mbere y'ukimuha shabazaza pe gusa kanegereze ndeze nakunda wowe nyine ihangane ndabizi neza ko hazaza abandi ndetse baruturiye mwarabivuga bose kujya baburi none se uriya we wari uzi ko hazaza hano baba umeze ute ni Freddy muvugana wamenye uri hehe so uri gukora iki se nyine urebye kuva twahura nabuze amahoro nsigaye ngutekereza umunota ku wundi numvaga niba ntacyo uri gukora waza ukansura tukiganira icyo ngusubiza gusa wowe nyine ihangane utegereze abazaza nabo nyine bagenda uko hazaza uwa nyawe numva yuko agiye kugenda akansereza mu bandi basore bose akavuga ati karangiye none se azawuserereza iwawe buri umwe mukazenguruka igihugu cyose uvuga umuntu wabivamo kimwe nk'uko nyine urayagenda pe hakaza rwose umusumba kurya nawe byazamukira simbizi ariko nzareba ko azaza wihangane ndabizi nge ko bazaza oya ntago ari ugukaza ibintu kuva nakubona rwose nabuze amahoro rega nabonye uri umukobwa mwiza uteye ubwuzu uramanuka nugera harya twahuriye ubaza ahantu bita kwa Freddy urahansanga ndiyo sawa urakoze kubundira inama nyine umugabo wihangane nyine bakomeza kukuba hafi sawa nta kibazo ngo nicyo zijye mu kazi reka ngende nyine sawa sawa tebuka dore umukobwa byanga byakunda tugomba gukunda Giriwe yemwe yego twabashaka wow baba ni wowe ya rega weho komera ntabwo ukabye ngo n'agatebe twicare nawe mbaba meze neza ariko neza narinze kuraza asa n'uwo mu rugo hano iwanjye neza pe
byiza cyane ameze neza rero umva sikanze guhamagara mu kanya mani umva sista mwamubaze sobe ese mba ukoze cyane kuba naguhamagaye ndaje nyine nta kintu nari ndi gukora ndavuga ko inshuti yanjye twarahuye ndi no kureba shanizi maze ubwitange niko maze ubwitange bukomeye rwose ntabwo nari mbyiteze ese nari kubona byemeye nkabyanga hari umuntu ushobora kubikwemerera ariko uzabisubishobora urebye nyine mu rugo ni ahangaha uzajya uhora uza rwose uza wisanga nta kibazo n'inzaga mbafite umwanya ujye ugerageza ubushake icyo bitwaye ni byiza cyane gusa bo mu rugo bameze neza baraho none se kuvuga ni ugutaruka yewe nkikubona numvise ibintu bihindutse uvuga gakeya sitani kusa ngaho babe mu rugo ni heza turi keza pe wa mu mahirwe wenda tugakundana cyahaze wenda najya njya mukiriza buri gihe nikuvuga ati Imana wakoze ko waramuje nawe Ubu niko uri kubibona. kamuri mwiza Ubwo niko uri kubibona ntabwo nabibona. Ugiye heza? None urumva ngiye. ugiye guhaha kamwe duhurite se tukaganira ndikubona uri umwari mwiza cyane numvise ibintu bihindutse numva sinzi ibintu binjemo mbese uko nari nsanzwe ndi ntabwo ariko ibi bintu byarahindutse byagenze bite bisa nk'urukundo nawe bisa nk'urukundo numva kugukunda nta n'ikibazo cyaba nta kibazo kuko nawe urantunga nagutunga nta kibazo wafata igihe cyo kumenya nanjye nkaba ndi kukumenya hanyuma bikaba byiza ubanje kumenya gusa njyewe umusore urumva nta mugore nigeze urumva bibaye byiza nkaba nakugira hari ikibazo kiri inyuma nawe uri gukabya cyane mbaye naranabyemera ngo bibaye byiza bibaye byiza rwose njye muri mwe oya ndabanza mbyigeho isuku byiza ahantu ibi ni ibisanzwe kuko nawe Ese mu rugo nta kibazo. telefone Ati nta phone ngiye. nta phone ufite ese kutagira phone ukamera nawe Nta phone ngiye. nawe ufite Nanjye sinjye n'igitenge. ubukene hari igihe wenda cyaza tuzahuza nkakura nk'agafone narindi sibyo gusa nyine nanjye rero hariya hepfo nyine ntabwo nagiye kureba ngo ntari binsa tuzabipanga cyangwa tujya guhura tuzapanga nyine igihe igihe nzaza kurusana sibyo Nawe nta mu kibazo. rugo ntihagana hese Rero hano hepfo. hari impande yo kwa Nose okay sawa nta kibazo ntabwo ari cyane kubera ko nyine aba bantu usanga batandukanye nkawe uri mu bantu batandukanye nyine urumva nubwo weho wambonye urahindutse nanjye nishimiye kumenya thank you koze cyane kiza kumenyana nawe noneho by'umwihariko kuba nguhamagaye nkabona uraje tukaba tuganiye ndumva ari byiza kurusha none se wajya kuba twiganirira mu nzu ikibazo se oya amasaha yakuze reka nawe
nawe urabona nyine mu rugo nari mfite akanya gake ko kwicara ndavuga ati ubwo mpamagaye reka nze ngusuhuze ibyo ngibyo nabyo urumva no kwitegura ariko wenda ikindi gihe najya nguhamagara ukaboneka tukaganira nta kibazo mumerekeza se urumva nabyanga yego aza tukamuha kamera niyo ariko bahakwereka Kamu Pamela. Warabyaye? Nagize ngo wenda ngo witwa Pamela n'umwana witwa Pamela. Okay Pamela. Sawa nari ndeke kugukereza. Urugendo rwiza kandi umunsi mwiza ngo nzayipanga nze kugusura. Sawa bye. Umeze uri konturuka mama wariye cyangwa turatubona turi meze ute cyane ko umeze neza pe wari kwarifuza uzi ko njye nimwe tumubira hinga njye mbona ari hafi na kure watanga wowe warahamenyereye meze se kubona muzuri ambaga shati kuri mwiza ya Fred meze ute sha urebye ni neza gake gake n'iby'iyi minsi mbese urebye mana mberukana gutya cyane byambayeho iminsi yakurikiye agire mu ajya yagenze ute se tutambwiye ahubwo meruka no kumwira nyine kugiye gutanga igikwe na mukobwa ntabwo ari uko byarangiye sha twarahuye weekend duhurira ahantu nyine twari twapanga arizi ibintu byo mu cyaro nabuciri tuba turiho ngo twungo namuserukana ngo tuganira yes ahantu hafatika twarahuye nyine biraho bisanzwe keretse niba wenda utabo bibona nyine ngo nyine mpasanga ariko wowe ubibona mucekero ryo ndanagiye ngo hari n'umusoro sanete basaje nyine tuvugana ubwo mbe nimero ya uranga ahubwo nanjye mba nateye agatelefoni mushiki wanjye avuga ati anze kubimwe na nimero nyine ntawe kamera ngo nazigira ndabura ko njyana dada kubyega abusura sana kwanza wasanga ariko wowe ubibona uburaje bwo ngo nayo gukurashinga nyine biraho uraje bwo ngo nayo gukurashinga biraho nta kibazo bakina ko wowe wasanga ubibona ubwo wamuha gusa ntabwo byabaye byiza cyangiye gute kinye sobanura nini umukobwa burya cyagiye yambwiraga ngazabitekerezaho cyari yaramishe kabana n'ubwandu bwa sida nyate ya sida barayimuteye cyangwa byagenze ahora heke ngo yarayivukanye dange sibyo byarandeba oya freka no mubizi kwisiba turabasoma yes rero cye nawe mubwira umukobwa yavukanye sida ntamukusanye sibyo rero ntabwo akamwangiye yuko ko yavukanye sida ibyo se biri afite ahubwo se mbwira urageze bane nyine nenje kumusura gato ngaho ko nyine maze iminsi tutavugana tudahura ndabizi ko nyine haciye kinini cyane none se ubwo agango nyine ubwugamije nyine njye icyo nshaka kubwira sibyo njye naragukunze naragukunze twakunze bidashoboka hari undi pe ntawundi pe twakunze bidashoboka niba nawe ufite ndi kumva ko bishoboka ahubwo kuri wowe niwe uri kumva ko bidashoboka ntabwo bishoboka kubera hari impamvu ushingiye ku ki ntabwo bishoboka ushingiye ku cyo kugira ngo ntabwo bishoboka nyine haba hari impamvu impamvu reka tuve gutinda ubwo rero uwo wasanga hari undi muntu ufite abakobwa b'iyi minsi nabo ntabwo tubizera sibyo se oya pe ahubwo mwakagiye mukipimisha arega byanakunda ko umwana ashakana agwaye sida kari mu kabana nanjye nkahita nyando ubuye ntabwo wayanduye ntazabana bikazakura oya ntabwo byari kuvamo nzi ko nyine wabikora gutyo ngewe
akutekereza Kevin mbizi ukuri sibyo uri muzima umukobwa yaranduye wahera hehe washingira kuki wemera gukundana n'uwo mukobwa nawe byishyire hari we nirumva sibyo narakundana harimo ujya gukundana imuranye ko nyine kumukiye kubana cyangwa se ugiye kuruta awundi ngama nimero yawe asubivugana nimero yawe turasubivugana mugeze mu rugo aho ndite gusa nkenera kwifuriye kandi serious ndi kamubwira ko yewe nyine ndi kubaba yewe ariko hora nyine ase kuri bicaye hirya no hino twe n'ubwumi nakoresha pe nukuri birabaye aho bambwira nyine ibyo bintu ibimenye ibyo ari byo wenda wasanga uri kumishatishe wawe nanjye kandi twiciye hano ntakumerera nabi sibyo ya byashiriye ari na ibyo guteka cyane nyine ngewe navukanye bwana